abantu bangana kuriya bifata bose bakagira umujinya w'indengakamere ku kintu kimeze kuriya. Icyambere ibintu umumotari yarakoze nta hantu bibujijwe ko umuntu ashobora gutwara imyaka. Ubundi guha akazi umuswa bingana nko guha ingurube amata. Abayobozi mureke gukora ibikorwa nka biriya by'ububwa, bituma urukundo abantu bari bafitiye leta rugenda rugira gute rugabanuka, kubera yuko isi yo irahari ngo ibatamazi. Abari bazi ko niba hari umuntu uzinga zakandagira Theo birangire. Iziriya nzego rero za gitifu b'imirenge zikunda kuba amabara, ariko ahanini bishobora no guterwa no kwiyumva. Ukumva igitifu, ukumva bagushyize aho ngaho, nta wabigizemo uruhare kugira ngo uhagere, ukumva wakandagira ugasyonyora. Ibyo rero ni bibi, kuko ubundi ni wowe mwanzi w'igihugu igihugu gifite ariko kitabizi. Kuko icyambere urangisha abaturage ubutegetsi. Reba nk'ira video yasirikiye mu mwanya mutoya. Kandi abayoboke nicyo kintu navuga kivumwa kibaho, kuko umuyoboke ni umuntu umeze nkaho bamwogoshe, bakubita ngo ni brain washed, iyo zabwonko. Baba warahuye n'iyo zabwonko, ku buryo uba umeze uri yirobo n'umuntu witwa umuyoboke naho batandukanye. Twongere kubaha ikaze bakunze Umubavu aho muri hose mu mpande enye z'isi, haba mu Rwanda, ibihugu bihana bibi narwo, bwota amasimbi ku migabane yose. Tubifuriza gukomeza kugurwa neza. Ikintu cya kiganiro cyanyu twagiye tubateguza agaseke, tuza tuganira ku ngingo zitandukanye. Cyinshi na cyinshi hazamo kujya impaka, ariko za mpaka zuzuzanya, hakazamo guhitura no gutanga inyunganizi n'inama, ariko mwemewe no kutunenga. Biremewe pe, mujye mutunenga, tujye natwe kwikosora. Burya nta muntu ntamwe barabona intungane bwira icumuye karindwi. Nkuko tuganira ku ngingo zigenda zitandukanye twungurana n'ibitekerezo, uyu munsi ingingo tujye kureba tugiye guhera ku nkuru yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru navuga ngo ntago tubyita amabara, ahubwo ni ibintu byabayeho wenda mu buryo butunguranye mu gihe u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu ingamba zagiye zikarizwa mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mu karere ka Rulindo, bya ni mu karere ka Gakenke. Hari amashusho agaragaye bivuga ko harimo agaragaza umumotari akubitwa, yewe hazamo no kuza kumushyira ku kandoyi. Wenda aba.com reka masobanurire niba bishoboka, no kuboha umuntu wamboshye amaguru n'amaboko, ariko nyuma yo gukubitwa hatwa n'imigeri. Nyuma yaho amashusho agiye hagaragara, ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda byatangaje iyo nkuru, biza gutangaza ko mu bantu bakubise uwo mumotari harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhondo. Byavugwa ko umumotari yari yahetse urusenda agerageza kwinjira ava mu mbibizi z'akarere ka Gakenke yinjira muri Rulindo. Nyuma y'amasaha makeya RIB yaje gutangaza ko hari abataye muri yombi bari muri ayo mashusho, harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhondo. Ahangaha ibitekerezo tugiye gutanga cyangwa ikintu tugiye kwibaza nk'umunyamakuru cyangwa umunyarwanda wakabaza se kubira cyangwa mu Rwanda tumaze imyaka 27 abanyarwanda bibohoye, amateka turayazi, kubera iki hakigaragara abayobozi nk'abo ngabo. Ntarava aho ngaho meya w'akarere ka Gakenke Deogratias yatangaje mu gitangazamakuru cyajya mu Rwanda, avuga ko umumotari yageragezaga kwambukiranya, ariko ashimangira ko ababikoze batabikoze neza. RIB nayo mu gutangaza ko yabataye muri yombi yavuze ko mu kintu bashinjwa harimo iyicarubozo. Ahangaha nkuko bisanzwe muri kiganiro tuba turi kumwe n'abatumirwa. Ahangaha ndi kumwe na Theo ikaze mu kiganiro. Kadusuza abadukurikira bakunda ibiganiro tubakorera kandi bakanagishyiraho ibitekerezo byabo, ndabasuje cyane. Kuri runo ruhande turi kumwe na Anatole. Umeze neza? Meze neza kabisa. Nanjye mpaye ikaze abadukunda, n'abagira ibyo twigiraho banyujije mu byo twatanzemo ibitekerezo, ndetse n'abagira nabicyo batanga kugira ngo n'abandi bagire icyo bigira muri ibyo ngibyo batanze mu buryo bw'ibitekerezo.
bahaye ikaze bose. Yego. Murakoze. Reka rero twanzike mu kiganiro cyacu nkuko nahereye natangiye mbabwira tugiye kugaruka kuri kiriya kibazo cy'umumotari wahondaguriwe igakenge. Ese murabona ko mubona byiterwa n'iki kuba u Rwanda ni igihugu yewe kivuga imyato, hari byinshi bimaze kwiraho, abantu bariyubatse, hari uburyo ubuzima bwahindutse, munariye mpamvu ituma hakigaragaza abayobozi cyangwa kese nka ziriya zikozwe n'abayobozi yewe bagombye kuba barebera inyungu z'abaturage. Murakoze cyane. Kiriya kibazo ni ikibazo gitanga isura y'ukuntu bamwe mu banyarwanda bagitekereza n'imikorere yabo uburyo ihagaze. Hari ijambo Perezida Kagame yavuze akiri Visi Perezida avuga ko abaturage bakwiye kumenya uburenganzira bwabo, umuntu yabona urenganyije undi akabivuga akabibwira abandi, ariko birasa nkaho iryo somo abantu batarigize neza ngo barifate, cyangwa se wenda akaba yarabivuze mu gihe abantu batari bafite uburenganzira bwo kuba bamenya amakuru yose yatangaje, ariko ni isomo rikomeye. Yaba abantu bari bararigize bakarimenya, ntabwo umuntu yaba kirenganya undi kuri rwa rwego. Ikindi kintu biragaragaza ko haramutse hagize abayobozi babwira urubyiruko ruti nimukore gutya, babikora bahagarikiwe pe, kuko ntabwo ushobora kunyumvisha ukuntu abantu bangana kuriya bifata bose bakagira umujinya w'indengakamere ku kintu kimeze kuriya. Icya mbere, ibintu umumotari yari akoze nta hantu bibujijwe ko umuntu ashobora gutwara imyaka ayitwaye ahandi, ntabwo mu mabwiriza hari ibyo ntibirimo. Moto ziragenda, imodoka zitwara imizigo ziragenda, moto zitwara abantu, wenda yaza kuba yaratwaye umuntu kuko byo ntibyemewe akamutwara, kuko urabizi ko kuva mu karere ujya mu kandi bibujijwe, ariko umumotari witwariye imyaka ugiye gucuruza, ntekereza ko nta rwego na rimwe rwakwemeza yuko ibyo bintu bitemewe. Noneho rero abayobozi nabo biragaragara ko harimo bamwe bitwaza icyo bari cyo, biriya ni ibyagaragaye, birashoboka ko hari ibindi bikorerwa mu bwiherero. Ariko reka mbibutse icyo itegeko riteganya ku kintu cyerekeranye n'iyicarubozo. Muri code penale ingingo y'112 n'113, 112 ivuga ko igikorwa cyose cyakozwe kibabaza umubiri iyo umucamanza gihamije umuntu akamuhamya icyaha cy'iyicarubozo, ni igifungo kiri hagati y'imyaka 20 na 30. Ingingo ya 31 nako ingingo y'113 yo ikavuga ko iyo uwakorewe ibikorwa by'iyicarubozo bimugizeho ubumuga bwa burundu adagishobora kugira icyo yikorera, ahanishwa igifungo cya burundu. Ibyo bintu abantu bajye babimenya, babizirikane. Nubwo wabikora icyaha, hasi biravuga ngo icyaha cy'iyicarubozo ntigisaza, bivuze ngo anytime igihe icyo ari cyo cyose warakoreye umuntu yicarubozo, byanze bikunze urabiryozwa. Hari abantu rero bashuka abandi, rimwe na rimwe umuntu akaba yakubwira ati munyumvishiriza, ariko agahondagura, akajya agahondagura nk'uko bari abatipe babikoze. Biriya bintu ntago ari byo mubireke. U Rwanda twabonye byinshi cyane cyane byangiza umubiri w'umuntu, abantu bazi uburibwe benshi batandukanye, keretse hari wenda twavuga nk'abana bari muri no myaka y'iki gihe cya digital tuvuga, ariko hari abantu babonye ibintu ku buryo kumwereka ibindi bisa nka biriya yanahahamuka akikubita hasi. Abayobozi mureke gukora ibikorwa nka biriya by'ububwa, biriya bikorwa n'iby'ububwa rwose. Niba wari baragushyize kuri uriya mwanya, ubundi abayobozi b'imirenge bitwara nk'abantu wagira ngo bafite ubundi budahangarwa utamenya aho bakura. Umuyobozi w'umurenge ashobora gufatwa nk'umuntu hari wagira ngo arutana meya n'iki byose, bitewe wenda n'uburyo bashyirwaho, n'uburyo bigenda bikorwa, wenda byari uburyo bwiza bahisemo bwo kugira ngo bahimirenge abantu bayiyobore, kuko byaje muri gahunda wenda ya decentralisation, uburyo bwo kwegereza abaturage ubutegetsi, ubuyobozi. Ni muri ubwo buryo umuyobozi w'umurenge ubona afite imbaraga, ushaka hazikomora zikagera, ariko nazigire akorera abaturage, kuko umuturage niwe ugomba kuba ku isonga, ntakwiye gusongwa rwose.
niba hari abayobozi bakurikira ibiganiro bakabyumva, nimufata abaturage mumenye yuko muriho ku bwabo, ntago bariho ku bwanyu. Reka tujye ku ruhande rwa Anatori. Anato, umvishe ibyo tubavuze, ati umuturage agomba kuba ku isonga kandi nta muntu umusonga. Ese wowe mu mboni zawe cyangwa mu nyurabwenge zawe urabona ariye mpamvu yabituma mu Rwanda hakiba abayobozi nk'abariya, cyane cyane ko biriya bikorwa byagarije ko umuntu afite ko yarenze ku mabwiriza birumvikana, ariko sinafite no kuza n'umutima nama? Nicyo kibazo. Urabona byaha biterwa n'iki? Natangira wenda mvuga ngo umuryango uriya mumotari bihangane, kuko nanjye ndababaye nubwo ngiye gutanga ibitekerezo byanjye. Ubundi guha akazi umuswa bingana nko guha ingurube amata. Mbona dufite miliyoni 12, ubu ni 13 gutyo. Ni gute haba harimo uburyo uri butoranye umuntu ushobora gukora ibintu nka biriya ukamuha akazi? Ndabirebamo mbona ni ikintu kibabaje cyane. Noneho rero ikibazo gihari nuko abayobozi benshi cyane baza muri envelope. Buriya nk'uriya muyobozi wakoze biriya ntago ari umuyobozi wagiye kuyobora, kuko buriya leadership isobanuye iki? Umuyobozi hari igihe aba yaravutse kugira ngo ayobore, ariko akanabyigira, akanabitozwa uburyo babikora. Hari discussion ziba ku rwego rw'isi. Ese umuyobozi arabivukira cyangwa se umuyobozi barabimuremamo kugira ngo ayobore? Ariko abahanga bemeza ko bigomba kuba ari bibiri: uwabivukiye akanabitorezwa kugira abikore, abikora neza. Hariya rero kira ni ikimwaro gikomeye yuko nkuriya ari nka envelope, bamuzanye muri envelope bamutereka hariya kugira ayobora abantu, aho kubayobora urabona ibyo yabakoreye ni nka biriya. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kuki rero mu Rwanda twaba tugifite abayobozi nk'abariya? Nicyo kibazo wari uriho umbajije. Ni ikosa ry'abatoranya abayobozi, cyangwa se nimba atari ikosa ry'abatoranya abayobozi, ni ikosa ry'ikintu bita administrative structures. Kuko buriya buri imiterere y'ubuyobozi, kuko buriya muri buri company cyangwa se buri buyobozi bwose habamo ikintu bita communication. Umuyobozi ukuriye abandi aba afite uburyo abwira abayoboye n'abakoresha ni iki gikwiye gukorwa n'iki kidakwiye gukorwa, kubera ko ikiremwa muntu atari imoto, atari ikintu nyine kiremwa muntu kirapfa, ntago ari ikintu kizahora igihe cyose, kandi umuntu ashobora kwibagirwa. Kubera iki habaho communication? Ni ukwibutsa umuntu icyo agomba gukora n'icyo atagiye gukora. Ntekereza ko nka leta y'u Rwanda ntibeshye neza, abayobozi bose bashobora kuba bagira nk'inama nka 2 mu cyumweru, baba bibutswe icyo gukora n'ikidakwiye gukorwa. Tekereza rero ko ufite nk'umuyobozi muri cabinet yawe uzi yuko ibyo wavuze ari bubisiga ku ntebe yawe, ukamwemerera agakomeza, kandi agakomeza kuko ibyo wamubwiye yabisize ku ntebe aho yarari, agiye gukurikira ya mico ye mibi, kandi wamutwaye ngo agenda yobore abe kirongozi w'umurenge urimo abantu wenda barenze 5,000 cyangwa se 20,050 gutyo, ukamuhereza umuntu nk'uwo wibagirwa ibyiza wamubwiye gukora, akabisiga ku ntebe, noneho akagenda akurikiye icyo bita igoye, kuko nkabira ntabwo yabikoze azi kari gukora ibintu byiza, ahubwo yavuga ngo reka mwereke ko nkomeye. Urabibona, ni igo yabimukoreshaga rero, kuko ntekereza ko nta muyobozi wamutuma gukora ibintu nk'abiri, ariko byibutsa cya kindi mvuze. Mu Rwanda rero nimba turi imirenge 10,420 cyangwa na 15, aha ugiye gutoranya abantu bitwa iki inyangamugayo muri miliyoni 13, uri butoranyemo abantu 400 n'abangahe na 16, si wababona? Ikira ni ikimenyetso rero cyuko uburyo ubuyobozi butora abagomba kuyobora abandi harimo akabazo. Maze rero nkavuga nti koko guha umuswakazi bingana nko guha ingurube amata, kuko iki yakorera nyine urabyumva ukuntu babisa. Hari ahantu Anatora avuze ngo atanze urugero ko byibuze abayobozi mu cyumweru bafite ko bagira inama inshuro 2.
kandi ikivugirwa muri ya za nama no kwibutsa yewe bigomba gukora gutya mugire gutya ya ese kuba bigikorwa kandi izo nama zibaho ntihaba harimo icyuho mu mategeko cyangwa mu kumenya uburenganzira bw'ahangandarira ku ruhande rw'umuturage no ku ruhande rw'umuyobozi? Ese ntago haba ari amahugurwa makeya ku bayobozi abahugura ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu? Ese ntibyaba biterwa no kuba habwa abaturage nabo badasobanukiwe uburenganzira bwabo? Ubwo byose turabijyanisha n'amategeko, bitewe n'uko ni umuyobozi nibaza uburenganzira bw'umuturage akabaza yuko icyaha ari bukore gihanwa n'amategeko abisobanukiwe neza, byo hari imbi batazarenga. Ese ntago habaho gushyira mu myanya y'ubuyobozi wa muntu utiteguye utaragera ku rwego rwo kuyobora? Icyuho cy'amahugurwa y'uburenganzira bwa muntu cyo kirahari cyane, kirahari, kandi biriya bikugaragariza ko abantu baba bifitemo imijinya n'ibintu utamenya, iby'urwango utamenya, kuko buriya ubundi umuntu w'umuyobozi yakabaye abanza gutekereza mbere yo gukora ikintu, akavuga ariko uyu muntu nimba mufashe biragenda bite. Hari no gufata abaturage nk'abantu bari aho hari wagira ngo ni ibigoryi biri aho bitazi uburenganzira bwabyo. Wenda babyumva bambabarire ijambo nkoresheje, ariko niko mbibona ngewe. Mbona ko hari abantu bashobora kuba batekereza ko abandi bo badatekereza, bagashaka kubayobora nk'amapunda, nko kuyobora inka, nko kushorera inka ukajyana mu ibagiro, ariko bamenye neza agaciro k'umuturage, kumenya ko ubuyobozi buturuka ku muturage, bugatangwa n'abaturage, kandi bugakorera abaturage. Iyo ni demokarasi. Abantu bamenye yuko ari uko bimeze, yajya agira attention mbere y'umuturage, kuko aba bayobozi bo b'imirenge bo birasa nkaho batari no muri demokarasi, kubera ko uburyo bashyirwamo ntago ari uburyo busobanutse, ntago ari urwego bafatwa hari nk'urwego rw'ubutekinisiye, ku buryo bajyaho atari strictire yo gutorerwa, mbese uburyo bajyaho ntabwo busobanutse. Ni bya bindi Natori yavugaga ati na envelope, n'abayobozi baderega bati jya hariya, bameya nako gitifu w'umurenge, wenda wakora n'amakosa akomeye, aho kugira ngo baguhane bakaba bagukuraho ngo bakakujyana n'ahandi. Ibyo hari aho bijya biba, ariko uramutse uzi neza yuko umuturage wagushyize aho ngaho n'umukorera ikosa ubutaha atazagusubiza, ntabwo wakora mistake nimwe, wahora wigengesera. Iyo umuntu uzi ko muri gukorana ugira uko wumvira ibintu na gahunda ye, ugira uko uyumvira, ugira uko uvuga uti ibi bintu ndi kubikora kubera yuko ndi gukorana na runaka, kandi hari umusaruro mwitezeho, nanjye hari icyo nkeneyeho. Ibyo bikaba win-win, bituma rero ukora neza. Aba bayobozi rero ntabwo ari win-win, kuko nagufata nabi ibyo ntibimureba, nta kintu ari buhombe, nta cyari butakaze. Ariko noneho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nabonye, sinzi wavuze ati hari menya, birashoboka ko hari wenda araka ababikwitiriye, ariko biri kuri tubitaye. Ariko ugata umuturage nta muntu ukwiye kumukinisha, nta muntu ukwiye, nawe tugomba kwihanganira ibintu nk'ibi ngibi. Abantu nibakora ibyo bakora, babikore neza, bagire gute, ariko umuturage rwose ni untouchable. Rero yaba mwakurikizaga inama mugirwa koko muri iyo minsi y'inama, mukazubahiriza, mukubaha umuturage. Umuturage ntabwo ari marayika muba muyoboye abantu batandukanye, mutanatekereza kimwe, bari ku rwego rwo gutekereza kubarenze, bari no ku rwego rwo gutekereza kuri munsi yanyu. Ariko iyo mitekerereze, abayobozi hari ukuntu amategeko abaho uburyo bwo kuyihuza, niyo yaba afite imitekerereze ikurenze, ariko wowe itegeko rikaba nawe rikurengera. Ese ubundi hari abasazi babiri, abantu iyo bahuje ibisazi bangana, ntawe ushobora kujyana undi kwa muganga, baricana. Ariko y'umwe amurushijeho ibisazi, aramubwira ati ariko ndabona wasaze, kandi nawe yasaze, aramubwira ati ariko ndabona wasaze, ngwino nkujyane kwa muganga, akamutsindagiza. Rero iyo abantu bose basaze, ni kwa kundi ubona nyine bahura bagakubitana, bagahondagurana. None se
umuturage agiye kubura ubwenge bwo kuba yakubaha umuyobozi n'umuyobozi abura ubwenge bwo kubaha umuturage. Gusa ibyo birahura biti, ntago bishoboka. Uvuze ngo uraburi mu mwanya utagomba kuburimo, urawuvamo rero bashyiremo uwundi. Iziriya nzego rero za gitifu b'imirenge zikunda kubamo amabara, ariko ahanini bishobora no guterwa no kwiyumva. Ukumva igitifu, ukumva bagushyize aho ngaho, nta wabigizemo uruhare kugira ngo uhagere, ukumva wakandagira ugasyonyora. Ibyo rero ni bibi, kuko ubundi ni wowe mwanzi w'igihugu igihugu gifite ariko kitabizi. Kuko icyambere urangisha abaturage ubutegetsi. Reba nk'ira video yasirikiye mu mwanya mutoya, aho tuvugiya igihugu cyose ubu ba gitifu bagiye kuba ibibazo. Ariko niba nabibona ntago bari bubikuremo isomo. Byibuze ngo bajye bitondera umuturage imbere y'umuturage, bamenye yuko ngenda sabira n'umuntu wafashe ira video ko bazamuhemba. Niba hari rwose ababishinzwe uriya muntu wayifashe bazamuhembe, bazamuha igihembo, urakunda igihugu. Kuko erega bajya babimenya na kamera na satellite n'ibiki byose n'ahantu hose abantu birirwa binjiza abantu batazi yuko ibintu bibareba. Bajye bamenya ko isi yambaye ubusa. Anytime hari igihe kizagera buri muntu wese bajya bashyira, usibye kuva tuvuga ngo Imana izashyira imbere y'amaso yacu ibyo twagiye dukora, ibyo reka tubiveho. Ariko isi ifite ijisho rishobora kwereka buri muntu wese icyo yagiye akora no mu bwihisho. Ubu hari abantu batekereza ngo ibi bintu bya data, hari icyo bita data collection. Ushobora kwisanga inzu ukoreramo ibamo kamera ukagira ngo ufite ibanga. Hari igihe gishobora kugera rwose ayo mabanga bakayashyira hanze. So rero abantu nibareka gukorera ibintu ahantu, ibintu abantu bakinisha byo kugirira n'aba bandi, bubaha umuntu uburenganzira bwe. Niba umuntu yakoze ikosa si marayika, muhane kuko itegeko rirabikwemerera. Ariko wishaka kwihanira, uri n'umuyobozi ufite urwego rwawe, hari ibyo rukwemerera gukora ukaba wabihanisha umuntu ku rwego rwawe, birahari. Kandi ntihagire ubikubaza ngo kuki wakoze ibi ngibi. Gufata umuntu yayisha amabwiriza. Ikindi, covid bareke kuyigira intambara. Rwose covid si intambara, ni indwara, ni icyorezo, ariko gifite uko kirindwa, kandi sibyo byorezo byagiye bibaho ku isi. Urumva, nibafate covid nk'indwara bakwiye kurwanya, kandi ntabwo nubwo yandura mu buryo bwihuse, kandi kabishobora no kwandura umuntu ku buryo atabiteganyije. Ngira ngo hari abenshi banagira n'ubwoba, kuko buriya hari indwara abantu badashobora gupfa kurwara bitewe n'uburyo n'ikigero bariho n'ubudahangarwa. Hari indwara abantu badashobora kurwara. Noneho rero kuba ari indwara idatinya umuntu uwo ari we wese, byongereye ubukana bwayo, kubera yuko n'utubwira ngo tuyirinde nawe mugeraho mu buryo atazi. Rero kubera ko ari indwara ishobora kwandura buri muntu wese, bituma buri wese ayigiraho amakenga. Ariko iki cyorezo kimaze imyaka 2 cy'uvuko, rwose ntibizabatangaze dufashe ingamba ahubwo zo kubana nacyo rwose. Kuko nk'Ubwongereza bwavuze ati nimurekere ubwisanzure abaturage, mukureho amabwiriza yose, ingamba zose zijyanye no kwirinda covid mukureho. Icyo si igihugu kimwe, Singapore si tuvuga, yo ntiri mu bihugu byavuze biti. Rero hari igihe kizagera natwe mu Rwanda batubwire bati nukwimenya, buri wese yimenya. Nkuko ubu urwara bakakohereza mu rugo, urumva bakavuga ati genda ryo kurwara mu rugo. Rero nibamenye uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyambere, babwigishwe cyane, kandi nta maranga bakuri ibintu by'amaranga mutima no kumva. Kuko uko tugenda tuva mu isi tuyimaramo igihe kirekire, tugenda tuyihuramo n'amasomo menshi atuma ibintu byose byerekeranye n'inzangano no kwihanira. Ubundi byagira nka kuriya bakagutikura bikarangira hari mu karere, bikaba birarangiye. Ariko ubu ngubu usigaye ubikora, kamera ihari ikureba, bikajya hanze utabizi. Niba rero tugeze kuri urwo rwego, rifo ko n'abantu bongera imyumvire ku kintu cy'uburenganzira bwa muntu, bakongera ubumenyi kuri cyo, kubera yuko isi yo irahari ngo ibatamazi. Abari bazi ko niba hari umuntu uzinga zakandagira Theo birangire, amahirwe ari kugenda agabanyuka yo kunkandagira uko yiboneye. Theo, urakoze ku bitekerezo utanze. Reka turebe ku ruhande rwa Anatori. Theo, wavuze ko mu by'ukuri umuyobozi ukora nka biriya ari umwanzi w'igihugu.
we urabona mu Rwanda ese hari icyuho cyuko abayobozi batamenya amategeko no kutahugurwa cyane mu buryo bwimbitse ku burenganzira bwa muntu, ugasanga nta n'inyigisho wenda zihoraho ku baturage twagoroba tw'ababyeyi cyangwa mu nama za ba mudugudu abaturage bagomba kwigisha uburenganzira bwabo, cyangwa hakaba tufite komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda irahari, cyangwa ugasanga ya komisiyo nawe wenda nta kazi ikora bisanishe ntawe bihurira. Hari ibintu rero bigorana kumvikana ikibazo dufite mu Rwanda. Njyewe ndacyabitekerezaho nkora analize zanjye, ni igitekerezo cyanjye. Mu Rwanda kuri iyi si y'Imana nitwe abantu bitwa abayoboke kuruta abandi babaho. Umuyoboke ni umuntu wabwira ati we ryama hasi, ntanabanze ngakubaze kuki ngiye kuryama hasi. Mu Rwanda rero turi abayoboke, kandi abayoboke nicyo kintu navuga kivumwa kibaho, kuko umuyoboke ni umuntu umeze nkaho bamwogoshe, bakubita ngo ni brain washed, iyo zabwonko uba warahuye n'iyo zabwonko, ku buryo uba umeze uri yiroba n'umuntu witwa umuyoboke naho batandukanye. Kuko umuyoboke ibyo bavuze ntacyo yongeraho, ibigoramye yego, ibimeze neza yego, ibyica yego. Impamvu mvuze ngo mu Rwanda dufite kamere yitwa ubuyoboke ku rwego rw'iyi si, nitwe ba mbere. Ndabivuga mpereye kuri bari abantu ubona bari hara kuri iriya video, ni abantu barenze 7, urebye bararenga 7. Tekereza kubona abantu b'abagabo 7 habuze n'umwe uvuga ngo murekera iyi nicarubaza. Ahubwo gitifu yaravuze bose ati mukubita imbwa mukandagire. Ntaronabonaga bazamurika ikirenge ashaka gukubita umuntu ngahite akubita urahita amurangiza. Kubera iki ni gitifu ugize gute ubivuze? Nta nubwo no kureba ko gitifu ari umunyamafuti nk'abantu, habe no kureba na psychology ngo umenye ngo uyu ni umuswa. Uvuga ati ibyo uvuze ntago ari byo ntitwagukurikirana. Hari itegeko rya hana bari abantu bari kumwe nabo, kandi benshi bari kumwe nawe hariya, nta nubwo ushobora gusanga leta ibaza. Harimo n'abayobozi ndavuga abahembwa barya ku mafaranga y'igihugu. Abenshi gitifuze ko agenda akitoranyiriza ba bantu ba hariya mu midugudu, akabagira nk'iki nka scotiza, ahagiye bakagenda na ibyo uvuze bagashyigikira, yaba ibyiza n'ibibi. Ndi kukubwira urwego rwo kuyoboka rubi dufite rutarimo gutekereza. Bari abagabo habuze n'umwe koko kwizera wavuga ati ibi sibyo ngo urebe ko bidahagarara. Niho navugaga rero ishyano dufite ni uko tumeze nk'abantu bahuye n'iyo zabwonko ritarimo ko twatekereza. Iriya miryango rero wavugaga mu Rwanda irimo, yes, nimba ikintu nka kira cyabaye ni ikimenyetso kigaragaza ko imirimo yabo ari hafi ya ntayo. Nimba ikimenyetso umuntu tewe yavuze ikintu cyiza cyane ngo abasazi 2 bahujije barakubitana bakicana. Ariko ntago waba uzi ko kabasazi, ntago waba ugiye gutora umuntu uzayobora abasazi ngo abakure ku busazi n'urugero abajyane kuba abantu bazima ngo nawe ushyirayo umusazi. Aho ni ikibazo. Wenda tutarava ngaho hari baravuga ntibavuga bavuga, ntago bakivuga umusazi, bavuga umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Icyo nshaka kuvuga rero, uriya muyobozi wakoze biriya ni ikimenyetso cyo nanone kugayisha amashuri yize, kuko nta shuri na rimwe ryakigisha umuntu kujya gukora ikintu nka kiriya ni ikimenyetso nanone kigaragaza ko mu Rwanda ntiturabasha kumenya, reka ndetse kuvuga ngo mu Rwanda ntiturabasha kumenya, nkoresha ngo ntituzi gushyigikirana. Hari n'indi video nabonye muri iyi minsi iri kuvuga ngo umuntu yihanangiriza abantu akorana nabo ngo tureke ubugome. Nigize no kumva n'umuyobozi abivuga ngo mu muryango abamo ngo ntibashyigikirana ngo bahora bategana imitego. Ibyo birazwe. Uko turi abanyarwanda sinzi ukuntu bimeze, twifitemo ikintu cyo kugira gute cyo kudashyigikirana. Iyo umuntu abonye umugenzi we amwifuriza ikibi, iyo umuntu abonye mugenzi yifuza kuba yamukubita hasi, uwumbonye nambaye akagashata akifuza ko nambara ubusa, nyine nuko nguko abantu bameze kubera kuyoboka, kuko nta muntu wavutse ari mubi completely, ahubwo ububi abwigira he hano ku isi.
aha rero nuvuga ngo nimba ubona abanyarwanda bashobora kwikora mu nda bingana gutya kuri uru rwego, ububi bwose bwigishirizwa hano, kuko nta muntu uvuka burya ari umugome wo gukora biriya bintu, ahubwo abyigira hehe? Aha nimba rero bimeze gutyo, ni igihombo gikomeye, bipurufinga intege nke z'iyo miryango, yaba mu burezi, kwigisha, bakigisha abantu bagasohoka ntacyo bafite. Nimba ari Human Rights Watch ikaba mu Rwanda idafite abantu badafite na quality yo kujya kwigisha abantu ibigendanye n'uburenganzira bwa muntu, ngo abantu ngo umenye ngo babyumvishe cyangwa ntibabyumvishe, ngo usubire uhoze n'indi miryango yose. Mvuga nk'urugero rumwe, hari umunsi umwe nigize kujya ahantu haba, kuko ngewe nkunda ibintu birimo guhugurana cyane, umuryango umwe hano rwose uterwa inkunga n'Abongereza ku rwego ruhagije, ngenda habaye iyo porogaramu yo guhugura abantu mu rwego rw'imirenge n'akagari, kuko bashaka kuzamura standard y'imyumvire mu Banyarwanda. Ngerayo sanga abo bari uri gutoranya n'abatoranya ni umuntu udashobora kuba aheruka ikaye ari mu ishuri, uwo nguwo bamutoranyije ngo afate ibitabo wenda biri aho ngaho ngo agenda bisomere abandi bantu, yigisha abandi bantu. Ndabaze umuntu utwaganira hamwe ati aba bantu ureba hano baheruka bose mu ishuri gusoma, bari mu ishuri, none nibo bagiye kwigisha abandi ibyiza byo gusoma. Urumva rero Umwongereza uri muri iyo porogaramu arareba aravuga ati intihandi yavuze ngo muri Afurika turi ibintu byo gutukana ko turi inkende n'ibiki, kuko inkende buriya umuntu ikimutandukanya n'izindi nyamaswa ni ubwonko bwonyine. Ikintu kiri mu bwonko bwawe iyo ugikoze kigutandukanya n'izindi nyamaswa. Noneho we aravuga ati ufashe miliyari ziba zagenwe bakazishyira muri aba ngabo n'abicaye hano, bagahembwa, bagahabwa imodoka ngo bajye gukora imirimo. Iyo tugiye gukora evaluation twiviriye mu bihugu byacu, dusanga icyo twakoze ari zero work. Kubera iki dukora zero work? Ntago ikibazo ari abantu batumva, ahubwo ni ikibazo ni wa wundi bahakumva, kuko umuntu atanga ibyo afite, none uhaye umuntu gukora ibintu adafite. Bingana rero n'ibyo byose uri kuvuga. Rero ni igihombo gikomeye cyane, kigaragaza za ntege nkeya cyane ziri mu buyobozi no kudashyigikirana. Kuko kuyobora simvuze ngo ni umuntu uri muri politike, njye nkunda gukoresha iyo mvugo inshuro nyinshi. Warasomye ya United States of Human Greatness nk'umunani. Nimba ukora muri business, igisha umuntu gukunda mugenzi we no kumushyigikira, hatarimo urwango. Nimba uyoboye muri polisi cyangwa mu gisirikare, igisha abantu gufashanya, gukorera mu rukundo, gukorera mu bumwe no gutanga justice kuri buri muntu wari wese. Ibyo bintu byananira se? Nta muntu byananira usibye kubyigishwa. Za nzego rero zirabura gushyiramo amasomo maremare. Maze rero kiriya ni ikimwaro gikomeye. Mvuga ngo u Rwanda leta iriho, sinzi nimba wenda ibyo bintu byitaho, ishobora kuba yaratakaje nk'abantu barenga nka miliyoni. Urukundo rwabo rwo gukunda leta iriho rwaratakaye. Abantu babonye iriya video, kuko biragoye kumvisha umuntu ukuntu leta yashyira executive umeze nka kuriya gukora ibintu nka biriya, kubera turi mu isi yambaye ubusa. Rero uko kariya ka video gasirikira abazungu ati mudusobanurire ibiba, bagasobanura uko n'abandi babibona ati nibikete dore niba executive bakibuka ibyo bintu byose, bituma urukundo abantu bari bafitiye leta rugenda rugira gute, rugabanuka. Maze rero ibintu byo yavuze byitwa ubunyangamugayo no gukunda igihugu, uriya muntu wafashe iriya video, nabonye muri Amerika Joe Biden yahembye umuntu wafashe video igihe bicaga George Floyd, baramuhembye ku rwego rukomeye, kuko ari umwe mu ntwari zikomeye gusumba bari abapolisi bari ku mihanda na za kamera nta kintu zari zimaze, usibye uriya mukobwa. Bamuha credit kuba mu gihugu gishima. Buriya umuntu yakoze ibintu byiza mushime, nanakora ibintu bibi mu mugaye. Uriya muntu rero wafashe iriya video nari mu rwego rw'abantu bagakwiye gushimirwa, avuga ati hari icyo watwigishije, hari ahantu wadukanguye, hari n'icyo watumariye, agashimwa. Icyo niko numva nasoza mvuga. Tube abanyarwanda dufite umuco wo gushima ibyiza biriho no kunenga ibibi biriho, tutarebeye icyubahiro cy'umuntu. Kubera yuko nimba wibuka uriya Alexander the Great,
ajya gupfa hari ibintu bitatu yavuze ntekereza ko abantu bose benshi babizi cyane. Ariko umuntu wese ubaho adashima ubuzima, adashima ngo umuntu nakora neza umushime, umuntu najya gukora ibintu bibi ntumujye inyuma, umwihorera agende mu nzira yawe nyine, kuko nta muntu wakora ikintu kimwe ari wenyine kibi ngo agikorere abantu barenze 1 2 3. Aho y'abantu baramuhagarika. Ariko kuko dufite ya myumvire yo kuyoboka, tumeze nk'abantu bari bahuye na cya kibazo cyo kuba twarabaye brainwashed, usanga umuyobozi kuko yaje yatijwe imbaraga, ubwo nta kantu ko ngaho kumva gutizwa, kuko buriya n'umuntu barinda iyo bamukuyeho za mbaraga bamwirukanye, igipangu cye gisigara nta muntu umwongera kumurinda. Akakabari yanyweragamo ntagasubiramo za modoka n'ibindi birangirira hari. Ni igihe cy'ukuntu umuntu yiyumvamo ngo natijwe gukora neza, shyigikiwe n'izi mbaraga, ariko si imbaraga zinyumvisha gukora ikintu kibi, akazikoresha mu buryo bwiza. Ibyo bintu rero umuntu abashije kubimenya rwose twakora ibintu byiza. Ariko rwose nababajwe cyane yuko u Rwanda appetite y'abanyarwanda gukunda abayobozi b'u Rwanda igenda igabanuka bitewe n'amakosa amwe namwe akorwa n'abayobozi bayakoreye abaturage mu buryo kandi byo nakita unimaginable, mu buryo budasobanutse. Ukibaza rero za nama buriya na administrature, ukamenya uburyo baganiriza abayobora, bakora evaluation, bakora za monitoring zo kugira barebe ukuntu ibikorwa biri kugenda ni hagenze nabi ngo dukosore, ni hehe umuntu hagize intege ngo dukosore. Urabizi ko ibintu byose bahaye nk'abana b'ibwami, ntiyavuga ngo yabuze essence, yabuze imodoka, yabuze ikibyo byose bihari. Rero iriya kamere y'umuntu aba afite, bimwe navugaga kuri wa mugani ukayishyira hariya, biba ari ikibazo. Kandi dukorera muri demokarasi yo kuvuga guhereza uburenganzira ikiremwa muntu, icyo abantu imbaga nyamwinshi bakunze reka kibe, icyo imbaga nyamwinshi ishaka ni mukorera hamwe mu kibahe, niyo demokarasi. Ariko iyo bimeze nka gutya bigaragara ko sinzi hari umunyarwanda wabaga imahanga, buriya bagiye bavuga ngo hashizeho umuntu haba hararangiye turebe ibiri imbere. Ugize uvuga ati ngo mu Rwanda gutumeze nk'abantu bayoborwa n'agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro gahondagura kagira gute, hari umuyobozi wigira kubivuga kera, ubu siko bimeze wenda ntiyabivuga. Rero iyo image ntago yibonaga kubera ko atazi ko amategeko y'u Rwanda yanditsemo ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'abaturage. Ibyo bintu yari abizi, ariko hari impamvu yamuteye kubivuga. Uyu munsi rero ni byiza ko hakomeza gushyirwaho kubahiriza ikiremwa muntu, ubuyobozi bugakundwa, bugatoneshwa, bugasingizwa n'ababushyizeho bitewe yuko icyo bawushyiriyeho cyabageje, abashyizweho bagejeje ku baturage icyo abaturage babifuzagamo, biba ari amena. Kandi mu Rwanda nimba turi muri miliyoni 13 ku bantu bizera Imana, ntago yarema abantu bose ngo ibagire abagome. Nujya mu Misiri habayeyo ba Farawo, uzasanga harabagayo n'abandi bari beza, bafashije abantu kubakura habe babajyana ahandi. Nujya iyo mu butayu uzasanga harabagayo ba Moses, ahantu henshi cyane abari ibintu bigiye bitandukanye. Nta hantu haba abantu babi complete. Dushyize umutima hamwe wo kureba intwari mu zindi zayobora abandi kugira ngo nabo bagire kando nziza bagenderaho bakabona ibintu byiza bitangaje, birashoboka. Ariko ni twebwe ba mbere bo gufata iya mbere yo kubishyiraho. Birashoboka, ariko ni twebwe kubishyiraho. Niyo navuga niyo nama numva na mu bintu navuze bikomeye, harimo ibintu byinshi cyane mu byo navuze bikomeye. Wenda utarava aho ngaho ngira ngo tunasoze, hari akabazo k'amatsiko nari mfite, ese niba umuyobozi akoze amakosa nk'ariya, cyane katubyita amakosa bitewe n'uko barakurikiranwe mu bugenzacyaha byanizwe n'icyaha cyanwa n'amategeko, hari urwego rwagombye kubazwa biriya bintu, cyane hari urwego rwagombye kuba ruberebera intambwe ku yindi umuyobozi atera. Ni uruhe rwego umuntu yabaza wumva rwabazwa kiriya kibazo? Nubwo umuyobozi yego afite ko yacibwa urubanza, wenda akaba yanagirwa n'umwere cyangwa agafungwa agahanwa, ariko hari urwego rwagombye kuba rwabaza se kino kintu kigomba gukosorwa gute, cyangwa ubutumwa cyangwa inama rwagirwa inama ibintu bikorwa muri ubu buryo.
cyane cyane minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cyane urwego ayoboye nirwo rwakwiye kubazwa biriya bintu, kuko ntekereza ko ubutegetsi urumva ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ubwo butegetsi ntago buzashyirwaho ntago buzashyirwa mu bikorwa n'inyamaswa n'abantu. Wowe rero isomo rikomeye abanyarwanda turabasha gusobanukirwa ni uburyo dutoranya ikintu bita human resource. Isi yose mureba navuze ngo ku isi nta gihugu gikennye kibaho, ahubwo haba harimo abantu bakennye mu mutwe, bakennye ya human resource. Ku isi nta n'igihugu gikomeye kihaba, ahubwo igihugu twita ko gikomeye kiba kirimo abantu bitwa the real human resource. Mu Rwanda rero minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu azi ABCD n'ukuntu bikorwa. Rero ubwo butegetsi hari uburyo bugiye guhabwa abantu, kuko ntibuzahabwa inyamaswa kugira bugire kuri isi destiny cyangwa bishyirwe mu bikorwa. Aho niwe mbona yuko ari wewe munaga kongera imbaraga no gukanguka no gushyiramo ibindi birungo bishyashya kugira ngo ubutegetsi buhabwe abantu ngo bajye kubishyira mu bikorwa, buhabwe abantu nyabo bazabushyira mu bikorwa nk'uko bivugwa, nk'uko byanditse, nk'uko amahame, amategeko n'amabwiriza bamuhaye azayagenderamo kandi akajya. Mbese babindi banga umugabo nuwo batuma usoza ubutumwa bwo bamutumye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nafata abagabo bo kwizerwa ahereze ibikorwa bazasoze ubutumwa yabatumye. Naho ubu ngubu ikigaragara abatuma ni abantu badasoza ibyo yabatumye, ahubwo bakora ibyo atabatumye kandi atari ko yabishakaga. Ubu ngubu abanyarwanda bagaye kumwataka akamuga ati minisitiri kuba wenda ataranafata n'ijambo simbizi ngo ajye nko kuri radio televiziyo asaba imbabazi abanyarwanda ati twarahemutse, hari ahantu mu butegetsi bwacu twagize akabaza kanaka, abigaragariza abanyarwanda yuko nawe yababaye ku byabaye, bibaye bitarabaho yaba ari ikosa afite, kuko agomba gutoranya abagabo n'ubundi bazashyitsa ubutumwa ku bantu nk'uko yabishakaga. Iyo bitabaye gutyo ni ikibazo cyane. Niho hantu mbona harimo ikibazo nizo nzego zabazwa cyane. Ariko nanone we yamaze kubibona burantekereza kuko we ntiyigisha, ahubwo ashinzwe gushyira mu bikorwa. Yahita asubira muri za makaminuza zose ziri hano mu Rwanda akavuga ati mu bintu mukora mwongera uburezi nimushaka ko mubikora neza. Okay. Urakoze cyane. Reka tujye ku ruhande rwa Theo. Umvishe ibyo Anatole avuze. Urabona ni ikihe kintu cyakorwa kugira ngo koko u Rwanda tugira abayobozi bakora mu nyungu z'umuturage, bityo u Rwanda rwiza, umuturage mwiza ubayeho neza n'ubuzima bwiza? Icyakorwa, umuturage ubundi yarakwiye kumenya neza uburenganzira bwe. Umuturage akagendera muri cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu wese umpaye serivisi mbi ndayanga kandi n'unangiriye nabi ndamuvuga. Hanyuma abaturage bige gukorera hamwe, bige kurwanirana ishyaka, bamenye ko nta muyobozi ukwiye kubabwira ibintu bitari mu murongo umwe, n'uwo kubagirira neza, umurongo wo kubagirira nabi bawange. Umuntu wese ugiriwe nabi n'umuyobozi abyange, aho ngaho abyange kabisa, kuko ntago ari byo. Ntago dukwiye kugira abaturage bagenda buhumye, buri wese asesengura ikintu kuko iyo ubonye umuntu abantu bashobora kumugwa hejuru bakamukandagira bashaka kugira ngo banamwice ku ikosa ritumvikana, niyo yaba guteye umujinya rega ugomba gukontorora umujinya wawe, ukamenya ngo niba umuntu arakaye ntago naye ndi burakare nkawe, reka mbeho kumuhosha. Tuzi ko hari ikintu cyitwa siyasa yagiye hehe, hari ukuntu twara umuntu rwose ukamuhosha neza burakari bwe bukazima. Noneho rero umuturage ye guhohoterwa, n'ugiriwe akarengane akavuge. Ibyo kuvuga ngo baranyica, ntago ibyo gukora kuri baranyica, igihe tugezemo ntago gikwiye kuba tukiri muri baranyica. Byo kuvuga ngo umuntu arankandagira ku gakanu uko yiboneye, cyangwa arankandagira nshyire munsi y'ibirenge bye ngo sindavuga, ngo baravuga barakwica, ngo uravuga biragenda gutya, ngo baragufunga, ngo baraguhimbira ibyaha. Ibyo bintu bigenda birangira, birimo biracika amazi, byararangiye. Aho bigeze nuko umuturage agirirwa nabi n'umuyobozi cyangwa n'undi muntu wari we wese akagaragaza akarengane ke, aha ngaha siko bimeze ndarengana. Urumva? Naho
ikindi abayobozi bamenye ko amazi atari yayandi. Niba hari n'umuyobozi baderega bakavuga bati dore ugiye gukora aha nta muturage kandi ugiye gukora abaturage, ujye umekinga sure ko ubwo butumwa baguhaye ngo ujyane hari umuntu babuhaye abaturage barabumuha baramubwira bati dore tugushyizeho ugomba kudukorera, none ugashaka abantu bo kugufasha kugira ngo saving ukore bya bindi wagomba guha abaturage bigende neza. Wowe aho kugira ngo ugende utyo uzi neza ko ugiye kumufasha kugira ngo babaturage bamere neza bishimire uwo bashyizeho, wowe ukagenda ugiye gushimisha wa wundi ugushyizeho umuturage umwirengagije, ujye umenya kuri kumuteranya n'abaturage. Ukuba umuteranya n'abaturage rero niho ambere ubundi byakabaye bigiraho ingaruka, kuko utamenye igikenewe mu gihe gikenewe. Niba bagutumye ahantu making sure ko uhagarariye perezida aho hantu, kandi perezida ntabwo anomwa nubwo bitavugwaho rumwe mu gutora, ariko nta nomwe ashyirwaho n'abaturage, aratorwa n'abaturage. Niba atorwa n'abaturage rero wowe akagutuma ngo genda ujye kunkorera abaturage ukakora nabi, ujye umakinga sure ko umuhemukira, niwe buryo buri guhemukira, kuko baramwanga ntago banga wowe ubikoze. Baravuga bati we uwagutumye ubwo niba yararebye nabi nyine niwe uhemukiye, nuvuga ngo utwaye ubutumwa ukabutwara nabi uwagutumye niwe ubuhemukiye. Rero abayobozi nibareke umuyobozi uwo ari we wese uri bumva iki kiganiro mu rwego rwo ari rwo rwose na making sure ko iyo akoze nabi abagiriye nabi igihugu, abagiriye nabi uwamutumye, abagiriye nabi ishyaka arimo ryanamutumye, nibo igisebo kijyaho. Abo bandi barigaramira baranareka n'akazi bakajya mu bindi, bakajya gucuruza, baba barabitse amafaranga bakajya kwicururiza, ibindi bakabireka. Iyo rero babiretse basigira babandi cyasha, ku buryo gituma abaturage banga ubutegetsi. Urakoze. Nongere mbashimire mwese abazakurikira iki kiganiro, kandi mbifuriza ubuzima buzira umuze. Mwabyumvise burya igihugu ntago cyubakwa n'ukuboko kumwe cyangwa ibitekerezo by'umuntu umwe, ahubwo abantu barunganirana, buri wese agakora inshingano ze, kandi buri wese akubahiriza uburenganzira bwa mugenzi we. Umuntu akumva ko uburenganzira bwe aho burangirira ari ubwa mugenzi bwe butangirira. Tubibutsa gukomeza kwirinda covid, byanga byakunda tuzayitsinda. Bye bye.